Ese wari uzi ko giant zagerageje kubaka inkuge nk'iya Nowa? Ubwo Imana yapangaga kurimbuza isi umwuzure, yabwiye Nowa kubaka inkuge. Izo giant zaramusetse cyane kubw'intege nke zirimo zibonana Nowa, kuko bari abagabo banini cyane, babona Nowa nk'umwana mutoya. Ijoro rigeze zagiye kuryama, zibona ibintu biteye ubwoba cyane ku buryo bukomeye. Mu nzozi zarose ngo ikirere kiba umukara, maze imvura igwa ivanze n'umuriro. Zarose zibona umwuzure ubaye mwinshi, maze ziraruhama zirapfa. Ngo zarose zicwa n'umwuzure ku buryo bukomeye. Zashidukiye hejuru n'ubwoba bwinshi, niko kwigira inama zo kubaka inkuge ya feke. Nibwo zasobanukiwe neza ko zikwiye kubaka inkuge zizarokokeramo. Ubwo Nowa yubakaga inkuge, nazo zarubatse zirarangiza. Izi giant zari zizi ubwenge bwinshi, ariko mu gihe cy'umwuzure inkuge yabo yashanyaguritse nk'ikoze mu bipapuro. Zose zirapfa zirashira. Niba uri kwibaza aho aya giant yaturutse, ubundi ni igihe abamarayika batsokanaga na Satani mu ijuru, bageze mu isi babona mu isi nta cyiza cyaho bagereranyije n'ijuru basohotsemo. Niko gusubira mu ijuru bakomanza urugi, Imana ibangira kwinjira mu ijuru. Niko kuguma mu kirere. Nuko ngo bamwe muri bo bari kuzerera mu isi, nibwo babonye abakobwa bo mu isi b'abantu bari koga. Ngo baragenda bogana nabo, maze bararyamana. Babateye inda babyarana abana ari bo giant. Ngabo bana bavukanye ubwenge n'ubuhanga n'igihagararo n'ubwenge budasanzwe. Abandi bo ngo bigishije abantu gukora imiheto, gukora inkota n'ibindi bikorwa byinshi bikomeye ku isi tuhabona. Ariko ngo bavukanye ubugome bwinshi, batangira kwigisha abantu ibibi, kuroga n'ibindi byinshi bitandukanye. Imana ibibonye ibona ko isi igiye kuzura umwijima gusa, niko kwitegura kurimbuza umwuzure. Muri icyo gihe yagiriye muntu imbabazi, maze ibwira Nowa kubaka inkuge, uzemera akazinjiramo maze akarokoka ibyago Imana igiye guteza. Abinangiye imitima yo kwinjira mu nkuge barapfuye, abari mu nkuge bafitemo amahoro. Inkuge ya none ni agakiza twahawe ku buntu n'Umwami wacu Yesu Kristo. Niba wizera ko Imana ari Imana ibabarira ikanacyahira umuntu ibyaha yakoze, andika amena. Niba ukunda ibyo nkora, kanda follow kuri iyi page, kanda like kuri video. Birababaje kuba ukunda ibyo nkora ariko utarakanda subscribe kuri YouTube channel yanjye ngo ushyigikire. Fata telefone yawe, ufungure urubuga rwa YouTube, wandikemo Ibyamamare TV 23, ukande kuri subscribe. Uraba unshyigikiye, ndagushimiye.